the United States and the United Kingdom as one nation, as one kingdom, as an empire. Anglo-American Empire. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Abongereza nk'igihugu kimwe nk'ubwami bumwe bamaze igihe kirekire mu ntambara zitandukanye hirya no hino ku isi. Ibyo ngibyo murabizi iyo witegereje ibibera mu isi hirya no hino, hari intambara nyinshi cyane bashoje ku bihugu, bashoje mu turere, bagambiriye kutwigarurira, bagambiriye kwigarurira umutungo kamere wo muri utwo turere ndetse no kwinjiza utwo turere mu buryo bushya bw'ubukoloni bubuza abatuye muri utwo turere gukorana n'ibindi bihugu by'ibihangange, cyane cyane Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Muri make zikaba intambara zigambiriye kwigarurira isi yose uko yakabaye. Iyo mvuze Ubwongereza na Amerika, ubundi ni igihugu kimwe, nuko gusa Leta zunze ubumwe za Amerika arizo zikunda kugaragara ku ruhando mpuzamahanga mu buryo bwa diplomasi. Bimeze nka kwa kundi ubyara umwana hanyuma ukamushyira mu ishuri akiga, akaba umugabo, akaba igihangange, akagera aho ubwawe utigeze ugera. Ubwongereza na Amerika ni igihugu kimwe, n'ubwami bumwe bw'Abongereza n'Abanyamerika. Izo ntambara zabo rero bagiye bashoza hirya no hino mu isi, ntabwo ari bo bazirwana ubwabo, ntabwo bohereza ingabo kujya kurwana muri ibyo bihugu, ntabwo bohereza ingabo kujya gufata utwo turere. Ahubwo ukuntu bigenda, baragenda bakareba ibihugu bimwe na bimwe, hanyuma bagatoranyamo abantu bashatse b'abakozi babo, hanyuma bakabashyira ku butegetsi, bakabategeka uburyo bagomba gukora, bakabahaza agenda z'ibyo bifuza kugeraho muri ako karere. Hanyuma bo icyo bakora ni ukubaha intwaro, ni ukubahimbira ibyitwa propagande bazakoresha mu ntambara bazagenda barwana mu bihugu baturanye. Icyo bakora ni ukubaha amafaranga, ni ukubakinira diplomasi mpuzamahanga izabafasha kumvikanisha ibyo bintu, kandi Amerika igakora byose kugira ngo abo banyabyaha, abo bicanyi, abo bagashoza ntambara ishyira ku butegetsi be kuzigera bahanwa na rimwe bakurikiranwaho ibyo byaha bakora muri izo ntambara. Reka dufate urugero rwa Isiraheli. Iyo urebye Isiraheli kuva yashingwa kugeza uyu munsi, yakoze ibyaha bitagira ingano byibasira inyokomuntu, ibyaha by'intambara bitabarika. Iyo urebye uburyo yica abagore n'abana muri Gaza, uburyo itwika ibitaro, ikora ibyo yishakiye, ariko nta muntu n'umwe ushobora gukurikirana ibyo byaha. Ntushobora kumva hari umusirikari wa Isiraheli wahanwe cyangwa se wajyanwe mu nkiko wakurikiranwaho ibyaha runaka by'intambara. Ibyo ngibyo ntushobora kubyumva, kubera ko iyo ntambara bashowemo bahawe garanti y'uko batazigera bahanirwa amahano n'ibyaha bakorera muri iyo ntambara. No mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ni uko nguko bimeze. Iyo urebye Museveni, intambara yatangije mu karere kuva mu 1986 afata Uganda. Iyo ntambara ye akayinjizamo n'abandi basirikare bo mu bindi bihugu bagambiriye kwigarurira akarere. Ni intambara barwanye imyaka igiye gukabakaba 40, ariko ntushobora kumva umuntu n'umwe wigeze abazwa ibyo byaha bakoze, ubwicanyi ndengakamere bakoreye muri iyo ntambara. Abakongomani batagira ingano birirwa bagwa mu mashyamba birukanka bahunga, abantu ntibagira kirengera, ntibagira kivugira. Ntushobora kubona urukiko na rumwe rukurikirana ibyo byaha byakorewe muri Kongo kuva
mu 1996 imyaka yabaye 60 abakongomani bapfa, ariko ntushobora kubona umuntu n'umwe ubazwa ibyo byaha, ubazwa iyo ntambara. Nibyo nababwiye, abatangije iyo ntambara, abayishoje bafite imbabazi zihoraho bahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko nyine niyo yabohereje muri iyo ntambara. Iyo intambara irimbanije rero, uwatumwe na Amerika arimo kurwana n'uwo yamutumyeho, Amerika ihitizamo hagati, ikigira umuhuza, ikigira nk'umuntu uri hagati ushaka gukemura ibyo bibazo by'izo ntambara. Ndetse Irani rwose ishobora no kuyirimbura. Hanyuma Amerika ihita itangaza agahenge k'intambara, itangaza ko Irani igomba kuza mu biganiro, bakaganira ku buryo bwo guhagarika ibikorwa byo gukora intwaro za kirimbuzi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Amerika ntabwo yabikoze kubera ko ari urukundo igiriye abanya-Irani cyangwa ikindi kintu, ahubwo yabikoze kubera ko ibona Isiraheli igeramiwe, yugarijwe n'ibitero bya Irani bishobora no kuyiviramo kurimbuka cyangwa gusubira inyuma mu buryo bukomeye. Ibyo ngibyo nanone bigasa n'ibiherutse kuba bimwe nagarutseho by'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariya masezerano nayo ni amasezerano yasinywe kubera ko Amerika yabonye ko abakozi bayo, intumwa zayo mu burasirazuba bwa Kongo zitigeze zigera ku ntego, ahubwo Leta ya Kongo kimwe n'abantu bayitera inkunga n'abantu bayifasha, by'umwihariko u Burundi, barimo kugira ijambo mu karere, barimo kuzamura imbaraga kurusha abo ngabo yatumye. Bityo rero ikabona bishobora kurangira intambara ibananiye, ndetse ku buryo bishobora no kurangira ahubwo ibahiritswe no ku butegetsi mu buryo busa n'amayobera. Ibyo rero byatumye Amerika ifata umwanzuro wo kongera kujijisha abakongomani n'abandi bantu bo mu karere, kugira ngo badakomeza kurwana birwanaho, ahubwo bemere guhagarika intambara. Hanyuma noneho Amerika ibona uburyo bwo kongera gutangira ibindi bintu, ibona uburyo bwo gupanga uburyo yaca intege abateraga inkunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko u Burundi na Tanzania, kugira ngo noneho biramutse bibahiriye wenda CNDD-FDD bayikuye ku butegetsi mu Burundi, wenda noneho babe bahita bagaruka muri Kongo badafite izindi mbogamizi, badafite izindi nzitizi, nta wundi muntu ushobora kubabangamira, noneho bibe byaborohera kugera ku ntego zo kwigarurira Kongo. Mu by'ukuri rero abakongomani nta kintu na kimwe bazungukira muri aya masezerano, nta kintu na kimwe bazungukira muri ibi bintu, kubera ko ntabwo bigambiriye kubazanira amahoro, ntabwo bigambiriye kubazanira icyiza, ahubwo bigambiriye kubabuza ubushobozi bwo kwirwanaho no guhangana n'umwanzi wabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri gihe niko ibigenza. Ikintu kizabereka ko ibyari amasezerano bigambiriye kurindagiza abantu no kubabuza kurwana intambara ngo barimbure burundu umwanzi wabo, nuko mutazigira mubona urukiko runaka rushyirirwaho guhana abakoze ibyaha muri iyo ntambara. None ni gute intambara yahagarara abantu barenga miliyoni 30 barayiguyemo, ntihagire urukiko na rumwe rushyirwaho kugira ngo rugira abantu rukurikirana rubakurikiranyeho ibyo byaha nyine byakozwe muri iyo ntambara?